Yesu nashimwe. Nishimiye kongera kuganira namwe inshuti zanjye, inshuti za Goka Official, mu kiganiro uyu munsi nabageneye tuza kubona cyangwa mwasomye aho ngaho hasi, ariko ntabwo ari ikiganiro kiri kure cyane y'ubuzima bw'umukristo mu itorero. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro umuntu wese ari butange ijambo ye cyangwa se ari buvuge uko abyumva muri comment, ariko ni ikiganiro kivuga ku buzima bw'umukristo, uko bukwiye kujyananwa n'ubuzima, bivuze gute, ubuzima bw'urusengero uko bukwiye guhuzwa cyangwa kujyananwa n'ubuzima bwo hanze y'urusengero. Tumaze igihe tuganira amatopics atandukanye, twagiye twumva ahantu hatandukanye, abantu bakagira n'uburyo umuntu akwaprocinga cyangwa se akubwira aciye mu gikari cyangwa se muri comments. Parce ko abantu benshi nabonye badakunda gukomentinga, ariko ndabahamagarira gutanga commentaire mu biganiro tuba twabasangije. Abandi nabo batarakanda kuri kariya ka subscribe kakazogera, mukandeho rwose, ni byiza cyane, dukomeze tugendane. Ariko icy'ingenzi gikomeye cyane ni uko tuganira tukungurana, kuko iyo tuvuze ngo huguka tuba tuvuze umuntu yarahuze, ibindi yari arimo, si uko arimo akora, ariko ntibakanguka uze tuganire. Nagiye numva abantu bafata ibintu by'urusengero cyangwa se amasaha y'urusengero cyangwa se imikorere y'urusengero bakabyitiranya n'izindi nshingano bakwiye kuba barimo bakora. Umuntu ugasanga amasaha yakwiye kuba arimo yita ku muryango, niyo masaha yahuje n'urusengero, cyangwa se ari mu rusengero umwanya yagakwiye kuba arimo akora icyabyara inyungu mu nzu y'Imana. Umuntu ari mu rusengero yagakwiye kuba arimo ashaka uburyo bwo kubaho cyangwa kubeshaho urugo, byose hakaba ikintu cyo kubyitiranya cyangwa no kubivanga. Uyu munsi cyangwa se aya manywa, bitewe n'aho ndi, nagira ngo mbabwire yuko buriya Imana ishaka ko abantu igihe cyabo cyose aribo bakijera. Yadushyize imbere ikintu cyo guhitamo, ndakubwira ngo hitamo iki, uhitemo iki, donc choix iri imbere yawe. N'ibintu byo gukizwa nibyo niko bivuga ngo imbere yawe hari inzira ebyiri, iyi nziza n'imbi, ariko ni wowe ufite choix no guhitamo. Ubundi ndabyibuka kera muri ni 97, twari dufite ikibazo muri korali. Ndatanga urugero ruto gusa muri korali, ko niyo nkunda kuvuga cyane, ko ni nk'umuryango wa kabiri ku muryango usanzwe. Nagira ngo mbabwire yuko icyo gihe muri 97, ndumva ari 97, twaricaye turareba. Ubundi twari dusanzwe turepeta saa 8 kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Noneho tuza gushyira, abantu bamwe baza kuvuga ati ariko se ko tuba twagiye gushakisha abacuruzaga utuntu tugerageza mu mujyi, ko tuba twagiye gushakisha, nta kuntu mwadufasha repetition ikaba yajya ikindi gihe cyangwa andi masaha, ku buryo twagira natwe twaza kwitabira, ariko nta muntu usize ikibazo muri business. Icyo gihe icyabaye ni iki:
twaricaye turavuga tuti ariko ibyo byose wa mugani abantu bacu barimo baratera imbere, ibintu byo kuvuga ngo ni itegeko masa ntabwo ari sitatike, ntabwo ari ibintu bidahinduka, kuko ni ibintu abantu bumvikanaho, kuko na Bibiliya murabizi ko ivuga ngo icyemejwe mu isi n'abantu n'Imana iracyemeza. Abantu bicaye hamwe babiri batatu, icyo basabye n'icyo bemeje kiba confirmed imbere y'Imana. Turangije nibwo twahindutse turavuga ngo noneho uhereye ubu ngubu repetisiyo igihe 11:00, abajya gucuruza mujye mucuruza, izo 8:00 muvuga ko abakiriya baza mu masaha ya premidi mucuruze, ariko 11:00 muba ariho muba mugeze ku rusengero, tuzajya twemera turepete isaha n'igice cyangwa se amasaha 2 dutahe 9:00. Nyuma ariko uko abantu bagenda batera imbere, Imana yagiye itanga umugisha, barabata ariko ya mwarimu utongera iminota 30 tubaye dutangiye 11:30, turavuga tuti okay sava mwongera 30, ariko kubera ko korali nayo igomba kuba ya repetisiyo ifatika, twiyaranja turepete saha n'igice cyangwa 2, nibura abantu 1:30 basoze batahe cyangwa se 2:00 haba hakiri kare. Ariko ibyo byose byari ukugaragaza kugira ngo ubuzima bw'imibereho, imirimo ya bizinesi y'abaririmbyi igende neza, batanabangamira n'abo bashakanye. Nubwo ntabwo biba byoroshye ko na nyuma yaho hari abagiye barekarama bati ariko se ko abantu noneho bataha batinze, umuntu agera mu rugo 2:00, 2:30, kandi yagakwiye kuhagera mbere, niba ari umudamu niba ari iki, nabyo nyine ukumva birabangamye kubera ko buriya igihe cyose umuntu afite ibintu ntabwo byakuzura, biba bigoye, ntabwo byakuzura ko numushyira avamidi ntibyakunda, bamwe bari mu kazi, numushyira premidi n'ibyandi twimuye kubera abantu batandukanye bari muri businesses, abandi bari mu kazi, ariko nibura abantu basoje akazi 11:00, 11:30 bashobora kuba bageze muri repetisiyo. Ariko noneho warepeta iminota 30 indirimbo, urazi ko bagenda basubiramo zitandukanye, aho ngaho no twageze turumvikana. Ubwo rero nari ndimo mbereka ko twamanaginze igihe. Ibi nashatse kubivugira iki? Maze igihe mbona ikibazo kigenda kivuka cyangwa kiboneka, aho abantu usanga batarabasha kumetiriza imikoreshereze y'amasaha. Nigeze kuvuga ku kintu cyitwa time management, ariko ugasanga rimwe na rimwe abo mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana babigizemo uruhare. Ndavuga se abatuyoboye mu byiciro bitandukanye, ndavuga se natwe ubwacu, ugasanga nk'umuntu hari amatorero ari smart nk'ayo mu mujyi, usanga batukaye kubera ko iki gihe muba mubuze muri business n'ibiki, please muze nimugoroba, muze ikigero runaka, muze rimwe mu cyumweru cyangwa se igihe runaka. Ariko hari ahandi muri rusange, kuko iyi video irebwa n'abantu batandukanye mu byiciro bitandukanye, byumva nyine icyo bemeje, niba ari 9:00 za mu gitondo baririrwaho, niba ari 2:00 baririrwaho. N'amasengesho tubamo yo kwiriza ubusa, ngo okay tuzakora amasengesho ku wa kabiri no ku wa gatatu twese twiriwe ku rusengero. Abantu bo mu mujyi usanga nibura baratambutse baramenye yuko kiriya gihe abantu baba barimo bashaka ubuzima bw'urugo, ariko hari abo usanga ntacyo bitayeho. Uyu munsi rero impuguro njye nazanye, igihe cyose kiri imbere yacu kugira ngo abe ari twe tukijera, amasaha yose ari imbere yacu. Niba abantu ushaka ko bazabona umusanzu wa korali, niba abantu ushaka ko bazabona ituro batura mu rusengero, niba abantu ushaka ko bazabona iniforume, niba abantu ushaka ko bazabana neza n'abo bashakanye kandi bakarera abana babo neza, please, igihe gikwiye kuganirwaho, abantu bakagira ibyo bumvikanye, apana itegeko rya perezida cyangwa komite. N'ibi bintu bindi usanga abantu bagize, usanga hari n'ibindi usanga abantu biriwaho, ejo baragarutse, ejo bundi baragarutse, ejo bundi baragarutse. No,
ibintu nibibe biri set mu buryo busobanutse, kuko ikintu gihari ni iki: dukeneye umukristo umeze neza mu buryo bwombi, umeze neza mu mubiri, umeze neza mu mwuka, umeranye neza n'abo babana. Ariko kandi dukeneye n'abasirimu b'abakristo. Ntabwo abakristo bagomba kuba bakeneye kandi ubukene, no. Abantu tubana barize, abandi ni abahinzi beza, ni abacuruzi, ni abantu bakeneye gutera imbere. Ariko niba tuvuze ngo ni saa moya, kiba ari ikintu kidatinda, ariko nta saa moya ni amasaha y'akazi. Ni nka bya bindi leta ivuga ati ntabwo dushaka kunywa mu gihe cy'amasaha y'akazi. Abantu biriwe ahantu, kandi nanone niba ufashe umwanya wo gusenga udafite ibintu yenda bya wigwa mu kintu runaka, ntibibe biri repete buri cyumweru ni iki, ejo bundi ni ibi, ejo bundi ni ibi, no. Kuko hari umuntu uvuga ngo nyuma y'igihe runaka, wa wundi urimo ugumanaho muri iki cyumweru amufashe kuwa mbere kuva mu gitondo kujya nimugoroba, igitaha naho ni uko, igitaha naho ni uko, uzakenera nako azakenerwa na byinshi. Ntabwo uzamukenera nk'umuyobozi mugira icyo cyiciro gusa, na vasi azamukenera, ariko n'urugo ruzamukenera, n'ubuyobozi bw'ibanze buzamukenera. Agomba gutanga ibyo abandi basabwa niba bibaye ngombwa ko bisabwa. Akeneye abana be ko biga neza, bamera neza, nawe akeneye kurya neza, akambara neza, agahesha Imana icyubahiro. So rero hari ibintu ngira ngo mbabwire nk'inshuti zanjye, bene data, nshingiye no ku inararibonye afite. Hari inararibonye y'ubuyobozi, hari inararibonye y'imyaka umuntu aba ibintu aba yaraciyemo, hari n'ibyo ugenda wumva ababyeyi bakubwira, abana bacu, abagore bacu, abagabo bacu, ugenda wumva ibintu bitandukanye, nicyo bita experience. Uheraho ushobora gufata imyanzuro. Niba ikintu kibaye ubu, ntigikwiye kongera gusubirwamo ubutaha. Niba abantu bumvikanye ngo iki gihe kiba ari cyo dukora uyu munsi, gishobora gutuma umuntu arengejeho igihe cyangwa atangiye kare, ntabwo gikwiye gukora kigaruka. Ahubwo abantu bipange neza, bakore neza, nta rwego na rumwe cyangwa nta muntu ubangamiye undi. Muri Huguka Official rero tujya inama z'impande zose. Umugabo akeneye kwinjoyinga presence y'umugore we. Umugabo nawe akeneye kwinjoyinga, umugore nawe akeneye kwinjoyinga cyangwa kwishimira presence y'umugabo. Ariko ni nacyo kibazo kinakomeye, ugenda ubona ingo nyinshi zigenda zigira ibibazo. Abantu baraburanye, cyangwa se abantu batwaye n'ibintu, amaraso yose yagiye mu rusengero. Entre guillemets, ntabwo ari bose, ariko ndabwira abo bireba. Hari abantu they don't care about their households, they don't care about their husbands and their wives. Ubuzima babuhariye urusengero, ubuzima babuhariye korari, babuhariye. So rero umuntu wese wumva ibi bintu akwiye kureba, yaba ari umuyobozi, yaba ari umukristo usanzwe, yaba ari iki, ikintu cyose kigira igihe cyacyo kandi kigire gahunda. Kandi nanone mbere y'uko korari ibaho, reka mbyite gutyo, mbere y'uko urusengero ruza, mbere y'uko njya kugandukira abo mu itorero, nagakwiye kubanza kumenya yuko urugo rwanjye rutekanye, urugo rwanjye rumeze neza. Nibo bansabira umugisha first, nibo banyakira umugisha Imana. Niba ntashye nateje amakimbirane, niba natashye niba ngiye mu nzu y'Imana abantu barakaye, barira, batabaza, si umugisha ngiye kuhaka, ndakumugisha ndawukura he? Abanyakira umugisha bombere ko ari ab'iwanjye. Wa mugani w'abagore hanze ari abagabo ngo bajye bavuga, aho kugira ngo bavuge izina ry'umugore ngo ab'iwanjye.
umugore wanjye niwe muntu wa mbere ukwiye kwinjoyinga iki se ko ndi umukirisitu. ariko igihe ubukirisitu bwanjye buvangira umugore, igihe ubukirisitu bwanjye butuma umugore ahora anyifuza akambura, akeneye kumbona sa presence, abana bakeneye kumbona bakambura toujours, bikareba ibibazo. Abantu twese tugenda dukosa, hamwe tugakosa ahandi tugakosa, ariko dukwiye kwisubira. Si n'ibyo gusa, hari igihe ubuzima bwawe bushora mu bintu kugeza ubwo ubura n'umwanya wo kuruhuka. Twese byagiye bitubaho. noneho njye ndababwira mugana Pawulo avuze ngo ujyeho umusaza noneho nanjye kubabwira nk'umusaza. hari igihe nararaga nkora nkararwana n'iki bya navugaga byo gushakisha inshuti, abaterankunga n'iki, ngasoza mpita numva nimariye ndi umunyeshuri, kandi nyuma nkahitamo perezida wa korali. noneho urimo urarwanira etide, utashye utinze, uraye wandika, uraye wibaza, ukazinduka ujya muri ibi, finali ukazarwara siriminaje. ntabwo muzi se abantu bari iruhande muri za niyo myakara, hari umwarimu w'umugabo yanyigishije muri segonderi, aho narangirije, ntiyaguye imbere y'abanyeshuri, yari n'umwizera mushyashya, ari umukristo, ariko ukazasanga yigishaga aha akava akajya aha, ubundi akarara asenga, ubundi akajya. ni ibintu bitandukanye mu mubiri, ubwonko bugira control, nako hari ahantu bugera bikibana. ushobora kuba kanaka arimo kurekarama aragukeneye, ariko niyo atakurekarama ubwonko bigeraho bikivanga, ukeneye n'ikiruhuko. so rero inshuti zanjye, bene data dusangiye gupfa no gukira nk'abantu, dukwiye guhuza urusengero n'urugo n'akazi cyangwa se n'imibereho. hanyuma tumenye ngo uyu munsi aya masaha ndaba ndi mu kazi, ayayo ndaba ndi muri korali, ndaba ndi mu rusengero, ayayo ndaba ndi mu rugo. nibutsa abantu yuko igihe cyose urugo rutakubona ngo mwicare muganire, buriya uzarebe amaherezo yarwo ntayahari, amaherezo mazima. kugira ngo urugo rufite fondoma zifatika, ziri solide, ni uko dufata n'igihe cyo kuganira, twinjoyinga, ugasharinga abantu, ukaba umwanya bakaexpressinga ibitekerezo byabo, umugore akakubwira amahurizi ye, ingorane afite, nawe ukamusharinga ibyawe, mugasangira amakuru no ku meza mugasangira, hanyuma umuntu wese akagira umwanya wo kubona presence y'ababyeyi n'abavandimwe. ibyo rero nta muntu wimye umwanya urugo wazabibonera igihe. nari naje kubabwira ngo tumenye igihe cyo gukora buri kintu mu mwanya wacyo, naho Imana yizagushimira umwanya uzaba wihaye nuwukoramo neza. kandi mu bintu byose turushaho gusenga, Imana izaduha ubwenge. ubwo rero ndahamagarira buri wese, ndahamagarira abayobozi, ndahamagarira buri wese mu cyiciro cye, ndahamagarira na buri wese nka responsable, kugira ngo ibyo byose abizirikane. kimwe ndababwira ko bimwe hari ibyo nagiye ncamo, bimwe na rimwe nkabivangavanga, ariko ugenda uhindura. you have to change. icyo gukura bimaze. abakiri bato, abakiri inyuma yacu, n'abari imbere yacu ariko bataravangura ibintu, please mutware ibintu byose mu gihe cyawe, mu gihe cyabyo. ndabashimiye rero, ntabwo byose byarangira, ariko Imana iradushaka, umuryango ariko nawe uradushaka, n'abandi baradukeneye, n'imirimo itubeshaho iradukeneye. ikintu cyose kigomba kuba mu mwanya cyagenewe. Yesu nabaha umugisha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, niwe mujyanama wacu, niwe buhungiro bwacu, niwe utugira, tubifata ukuboko ukatuyobora, udufashe tugire neza, kandi izi nama nk'izi dutanga zijye zungura buri wese
kuko buri wese akeneye gushyikirwa n'Imana. Dusabye mu izina rya Yesu, amen.